Kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nshuti bavandimwe bakunzi bacu, Shalom, nimugire amahoro. Padiri Dominique ubifuriza ishya n'ihirwe hano i Roma. Mugire icyumweru cyiza mwebwe mutubanyu mwese. Tugeze ku cyumweru cya kane cya Pasika. Nyagasani mwese akomeze abafashe, Nyagasani mwese akomeze abarinde. None rero twongere tubwire Nyagasani tuti Nyagasani tubabarire, turi abanyantege nke, turi abanyabyaha, turashaka umugisha wawe, ariko kubera ko uwo mugisha ugomba gusanga natwe dusukuye, dukozeho ikiganza cyawe Nyagasani Yezu, maze udukize nk'uko binyuze kuri Petero wakijije Eneya wirida, ukazura Tabita w'iyope. Natwe Nyagasani dukize, duhagurutse Nyagasani Yezu, duhagurutse Nyagasani Yezu, duhagurutse Nyagasani Yezu. Amen. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 13 umurongo wa 14 n'umurongo wa 43 kujya ku murongo wa 52. Pawulo na Barinaba barakomeza bagera i Antiyokiya ho muri Pisidiya. Ku isabato binjira mu isengero baricara. Ikoraniro rimaze gusezererwa, benshi mu Bayahudi no mu banyamahanga bayobotse idini yabo baherekeza Pawulo na Barinaba. Bo rero bakomeza kubaganiriza, babashishikariza gukomera ku ngabire y'Imana. Ku isabato yakurikiyeho, hafi umujyi wose urakorana kugira ngo bumve ijambo ry'Imana. Abayahudi rero ngo babone icyo kivunge cy'abantu bagira ishyari, niko guhinyura ibyo Pawulo yavugaga babisebya. Nuko Pawulo na Barinaba bavuga ntacyo bishisha, bati byari ngombwa ko ari mwe mubanza gushyikirizwa ijambo ry'Imana. None ubwo muryamaganye mukabona ko mwebwe ubwanyu mudakwiye ubugingo buhoraho, ngaho rero twisangiye abanyamahanga. Ni nako Nyagasani yadutegetse agira ati nagushyiriyeho kuba urumuri rw'amahanga, kugira ngo uzajyane ijambo ry'umukiro kugeza aho isi igarukira. Abanyamahanga babyumvise barishima, basingiza ijambo rya Nyagasani, n'abari baragenewe ubugingo bose baremera. Nuko ijambo rya Nyagasani ryogera muri icyo gihugu cyose, ariko Abayahudi boshya abagore b'abapfasoni bubahaga Imana kimwe n'abanyacyubahiro bo muri uwo mujyi, babateza Pawulo na Barinaba ngo babatoteze kugeza ubwo babamenesha mu gihugu cyabo. Nabo ngo bamare kwihungura umukungugu wo mu birenge byabo, barawubasigira, maze bajya mu mujyi witwa Ikoniyo. Abigishwa baho basigaye buzuye ibyishimo na Roho Mutagatifu. Ijambo ry'Imana. Nawe isomo rya kabiri turayisanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana intumwa, umutwe wa 7 umurongo wa 9 n'umurongo wa 14 kugera ku wa 17. Jyewe Yohana mbona imbaga nyamwinshi y'abantu umuntu atashoboraga kubarura, iturutse mu mahanga yose, mu miryango yose, mu bihugu byose no mu ndimi zose. Bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya Ntama, bambaye amakanzu yererana kandi bafashe imikindo mu ntoki. Umwe mu bakambwe arambwira ataba bavuye mu magorwa akaze, bamensha amakanzu yabo bayezereza mu maraso ya Ntama. Niyo mpamvu bahagaze imbere y'intebe y'ubwami y'Imana, bakayiha icyubahiro amanywa n'ijoro mu ngoro yayo, maze uwicaye ku ntebe y'ubwami akazabugamisha mu ihema rye. Ntibazasonza ukundi kandi ntibazagira inyota ukundi, ndetse n'izuba n'icyorezo cyaryo ntibizabageraho ukundi, kuko Ntama uri hagati y'ubwami azababera umushumba, akazabashora ku mariba y'amazi y'ubugingo. Nuko Imana ikazahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohana, umutwe wa 10 umurongo wa 27 kugera ku murongo wa 30. Yezu yari yarabwiye Abayahudi ati ndi umushumba mwiza. Nuko yongera kubabwira ati intama zanjye zumva ijwi ryanjye,
ndazizi nazo zikankurikira. Nziha ubugingo bw'iteka kandi ntiziteze gupfa bibaho. Byongeye kandi nta ntuzazinkura mu kiganza. Data wazimpaye aruta byose, kandi nta wagira icyo ashikuza mu kiganza cya Data. Jyewe na Data turi umwe. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Washyiriweho kuba urumuri rw'amahanga kugira ngo uzajyane ijambo ry'Imana kugera aho isi igarukira. Nshuti bavandimwe bakunzi bacu, karibu kuri iyi gahunda ya kino cyumweru. Aya magambo ntangije nterura mvuga ni amagambo twumvise mu isomo rya mbere, amagambo Nyagasani yategetse Pawulo na Barinaba mu buzima bwabo igihe bahuye, ati nagushyiriyeho. Buri muntu muri mwe ntabwo ari ikimanuka uza kuri iyi si, hari impamvu waje muri iyi si. Hari igihe umuntu ashobora kwitwara nk'utariho, cyangwa se akitwara nk'imburamumaro, cyangwa se akitwara uko ashatse, ariko akirengagiza inshingano, responsibility. Muri iyi si nawe wahaje ufite impamvu. Imana ese kuki itakuremye ngo yenda tuvuge da, murabizi ko baba abantu baba ibintu byose n'Imana yabiremye. Kuki utaje uri kino giti ngo uhinduke iki giti ahangaha dusoromaho amavuta, ibi dukuraho imbuto, nuko twarangiza tukazinyuza mu mashini yabugenewe ya huile d'olive, amavuta ya olive ava muri bino biti, ava muri bino biti. None kubera iki utabaye igiti? Kuba uri umuntu hari icyo wahamagariwe. Iki giti na Imana yarakiremye kugira ngo kiduhe amavuta yo kwirira. Nawe rero washyiriweho kugira ngo ube urumuri, umurikira abantu kugera aho isi igarukira. Uyu munsi kugera aho isi igarukira biroroshye, kubera ko hamwe n'iterambere uyu munsi ushobora kumurika muri Amerika uri mu cyumba cyawe, yohereza ubutumwa turi kuvuga. Ubu ndi hano i Roma, sinzi wowe uherereye, ndi kumurikira. Nawe murikira abandi, ukwirakwize ijambo ry'Imana. Nicyo watorewe, nicyo wabatirijwe, nicyo wemereye. Rya jambo mumbabare gukomeza kurisubiramo. Yesu ati nimugende mwigishe amahanga yose. Nshuti bavandimwe, Pawulo twumvise mu cyumweru gishize aho yari nande. Pawulo yitwaga Sawuli, ajya gutoteza. None kubw'umugisha wa Ananiya murambure ibiganza amaze gukira, iminsi yamaze hariya mubo yari yagiye gutoteza, yarahindutse ari kwamamaza ijambo ry'Imana, ndetse ari kumwe na Barinaba. Mbega byiza! Burya umugabo nuhindutse, barahinduye rwose, yahinduye icyerekezo, ari kwamamaza ijambo ry'Imana. Ni nayo mpamvu mu gice cya kabiri cy'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa tuzakomeza kumva igitabo cy'ibyakozwe nyine na Pawulo mutagatifu. Barigisha ndetse ngo abakristo bafite inyota, kwa kundi ngo ufite inyota dawe, kugira inyota y'amagambo y'Imana. Ntukarambirwe. Jya mbabwira ni hari abantu baza mu kiliziya akaba yajya mu kabari, reka da agashyira akaguru kandi ntabwo ashobora kurambirwa. Yajya mu kabyiniro ntarambirwa, yajya mu isoko ntarambirwa, yajya gutembera mu misozi ntarambirwa, yagera mu kiliziya agatangira agasinzira akarambirwa. Iby'Imana biribwa n'abarambije, abarambiwe batashye. Ntugasinzire, ujye uryoherwa n'iby'Imana. Niyo mpamvu ngo byari ku isabato nyuma bamaze gusezera abantu, hari bamwe bakomeje kumva amagambo ya Pawulo arabaryohera, we na Barinaba bakaza bakabaryohera, bagasiganuza. Ndetse ngo isabato ikurikiyeho umujyi urakubita none uruzura kubera amagambo y'ubuhanga Pawulo wundi wahoze ari Sawuli yababwiraga. Ariko ku rundi ruhande, nubwo abantu bari kuza babasanga, hari urundi ruhande rw'abantu bagize ishyari. Nababwiye ko ishyari ryica. Ukabona umuntu ari gutera imbere, ukabona umuntu ari kugera ku ntambwe nziza ishimishije, uwo amenyo ukirwa umuhekenyera, amenyo yawe mbese nk'ubwo ubaye uyahekenya agahita aturika, waba uzize iki? Hari abantu batajya bishimira icyiza abandi bagezeho. Umukristo rero iyo nzira, kandi no mu bakristo birimo, ariko umukristo si iyo nzira yagombye kunyura muvandimwe. Iteka umukristo yabonye mugenzi we, nubwo mugenzi wawe mwamudahuje n'idini, mudahuje n'ukwemera, ikiremwa muntu iyo giteye imbere kijya imbere, ujye usingiza Imana mu mwanya we ndetse ushimira Imana. Kuko burya
niba nawe uteye imbere, Imana iguteza imbere kugira ngo uteze imbere abandi. Hari igihe usanga nanone umuntu wagira ngo yibereyeho n'ubukungu n'ubuce afite, ukagira ngo byose n'iryo terambere afite akagira ngo nibye ku giti cye. Niba ntacyo ubifite, ntacyo bimariye abandi, nawe umenye ko mu by'ukuri nubwo wibwira ko hari icyo bikumariye, ariko ntacyo bikumariye, kuko ntabwo cyakabikumariye bizakugeza mu bugingo bw'iteka, kandi ibintu urimo gufasha abandi nta bugingo bw'iteka byaguha. Kristo Yezu akuzwe. Ishyari Abayahudi rero bararigize, niyo mpamvu ngo rwose babishye bihaye kurwanya Pawulo na Barinaba, ndetse mwumvise uburyo babateje abagore ngo b'abapfasoni, bagati no mu bintu nyega mugire gute, yewe barabanyeze kugeza igihe bakunguse iki umukungugu ku birenge byabo, barabasigiye barigendeye. Ariko ryatsinda ry'ababakurikiraga b'abanyamahanga bo ngo bari bafite iki ibyishimo by'uko bakiriye umukiro, bakiriye ijambo ry'Imana. Muvandimwe rero, mu byo washyiriyeho ushobora kuzajya kwigisha ijambo ry'Imana, rimwe na rimwe niba kumve, rimwe na rimwe nibakira ibyo uvuga, ariko ntuzacike intege, komeza. Pawulo na Barinaba baravuze bati no, tugiye mu banyamahanga niba mutaryakiriye. Kandi abanyamahanga natwe twavuga ko turimo, ko nariko ntabwo turi Abayahudi, bakiriye ijambo ry'Imana, barishima, basingiza kandi bakuza Imana. Ibyo rero birakwereka ko mbere y'uko abangaba berekeza Ikoniyo, nubwo basize umukungugu, muribuka ko Yesu ari wabivuze ngo nimujya ahantu ntibabakire, muzagire gute, muzakubite umukungugu wanyu ku birenge, mubasigire bibe ikimenyetso kigira gute, kibashinja. Nibyo rero Pawulo na Barinaba bakoze, barawukubise we, barawubasigiye rwose. Ariko ibyishimo nabyo hari ababisigaye. Kuba ababigishwa ngo basigaranye ibintu bibiri, ibyishimo na Roho Mutagatifu, ni ikimenyetso kikwereka ko inabiteka iganzwa n'ineza. Babirukanye iwabo, babirukanye mu gihugu cyabo, ariko navuga ko abayoboke barahasigaye kandi basigaye bameze neza. Aho rero bikwereke ko iteka Kristo yaratsinze. Kristo ni umugenga. Nawe niba uri uwa Kristo, uri umutsinzi, nawe waratsinze. Wicika intege iteka, wicika intege wibonera ibintu ngo uvuge uti byarangiye. Reka da, niba warahisemo Kristo wawe, kurikira Kristo wawe, azaguha gutsinda, azaguha kunesha, azaguha ubushobozi. Abantu yenda bashobora kuzakwirukana, abantu bashobora kuzakuvuga menshi, abantu bashobora kuzakuvuga amabi nk'uko ba Pawulo bariya banyeze inyigisho zabo, abantu bashobora kuzavuga byinshi bitandukanye, ariko uzakomere kuwo wemeye, uzakomere kuwo wakurikiye, ari we Kristo, umwana w'Imana. Reka turebe no kuri Evanjiri nziza cyane muvandimwe. Yesu ati, njye ndi umushumba mwiza, intama zanjye ndazizi, ariko nazo zikankurikira, zumva ijwi ryanjye. Kugira ngo Evanjiri yumve neza, wikuremo umushumba iwanyu. Abashumba tuzi iwacu ku gasozi, natwe turi abana yenda twararagiye, ariko umushumba muri Isiraheli ameze gute? Nicyo ngira ngo dusesengure. Umushumba muri Isiraheli yagombaga kuba ari umuntu w'igisore, ari umuntu ushobora kurinda amatungo, akayabungabungira umutekano, akayarwanaho haje nk'ibirura cyangwa se abajura. Ntabwo ari umuntu wese wa muntu upima ibiro 2 cyangwa se undi ugenda uzarira. Ntabwo yashobora kuba umushumba. Agomba kuba ari igisore, ari nyine ku buryo yagutera ikofu ukagwa nk'ariya waje kwiba. Noneho igihe bwabaga bugorobye, kanaka yabaga umuyisiraheli, umwe aragiye hariya, undi aragiye hariya, undi aragiye hariya, undi aragiye hariya. Ntabwo amashumba bayacyuraga mu rugo, reka da, bagiraga ikintu kimeze nk'iki, ahantu ho kuyahuriza hamwe. Aho bayahuriza hamwe mu rwuri, none tukavuga tuti kanaka azana amatungo yabo, nawe kanaka azana yawe, nawe kanaka, nawe kanaka, hanyuma amatungo yose akarara hamwe. Murabyumva neza? Yarara hamwe, tukavuga tuti none wowe itahire mu rugo uje kuryama mu muryango, nawe witahire, twebwe babiri turararira amatungo yacu, mwebwe ni mutahe. Mu gitondo kugira ngo buri muntu naza yongere gufata amatungo ye, byagendaga gute? Inaha sinzi, ariko ndabizi ko mu bihugu byinshi bihari, iyitungo mumenyeranye urarihamagara rwose. Inaha ngaha ikintu nabonye ni kimwe, nk'imbwa,
injangwe n'andi matungo bararihamagara gutya rikaza neza 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 neza, bakaribwira ngo haguruka, utarikoze kwa ngo haguruka. Uko umenyerana n'itungo ryumva iki, ryumva uko uvuga, ryumva icyo uribwiye. Niyo mpamvu nk'amatungo y'inaha ngaha ushobora gusanga yenda yataye imyanda aho aba cyangwa mu rugo, reka da arasohoka nayo nk'uko umuntu afite ubwo bwenge bwo kujya kwiherera ahantu runaka. Icyo gihe rero mu gitondo barazaga abashumba mu Bayisiraheli, akaza akagaruka kuri handi muri rwa rwuri aho amatungo yaraye yivanze yose, buri muntu agahamagara amatungo ye akamukurikira, akajya mu rwuri rwe, n'undi akakurikira akajya iwe, n'undi we. Yezu rero uru rugero atanze ni urugero tubona no mu gihe cy'itotezwa mu bakristo ba mbere, cyane cyane mu makatakomba aho abakristo bishaga, iteka wasangaga hashushanyije ishusho y'umushumba ari kumwe n'iki, n'intama, ariko bishushanya iki, bigenura Yezu Kristo. Yezu Kristo rero yavuze ngo nanjye yigeranya n'uwo mushumba, ndi umushumba mwiza, intama zanjye ndazizi nazo zikamenya, ndazihamagara kandi zikumva ijwi ryanjye. Izo ntama rezo arizo bemera, arizo twe twese, zifite ubwigenge, zifite uburenganzira. Ushobora gusohoka mu rwuri igihe ushakiye, ukagarukira mu gihe ushakiye, ariko ubwo bwigenge bw'abana b'Imana duhabwa ntibukuraho ko iteka dukenerwa iteka kuyoborwa na Kristo Umukiza. Umuntu muvandimwe akeneye uwo mushumba, navuga umuyobozi. Imodoka kugira ngo igende iba ifite umuntu ufite vola cyangwa se direction ko tubyita, urayobora ukayobora. Ntabwo abantu bari muri bisi bose bayobora, havamo umuntu umwe akayobora, agatwara imodoka, abandi bakemera kugira gute, gutwarwa nawe. Niyo mpamvu Yezu Kristo ari we muyobozi wacu mu rugendo rwacu. Sino muri ubwo bwigenge tuvuga bw'abana b'Imana, cyangwa se icyo twita libertinage, ukakabya mu bwigenge ukamera nk'inzoga yarengutse, icyo gihe nyine uragenda ukangirika, icyo gihe ushobora gucika amaferi, ushobora kugwa. Niyo mpamvu Yezu Kristo ari we wenyine muyobozi wacu. Yezu Kristo niwe umenya kutubungabunga, hanze yawe ntabwo dushobora kumva icyo gukora. Mu kwemera kuyoborwa nawe, Kristo aturinda umwanzi, akaturinda ibyago, akaturinda n'ibyaduhungabanya n'ibyadushwanyuza byose, kubera ko tuba dukengewe nawe. Niyo mpamvu Zaburi ya 23 ivuga ngo nubwo nanyura mu mpanga zimeze gute, nta bwoba, kubera ko nzi ko Kristo ari we ngabo inkingira. Kristo muvandimwe agukingire, Kristo akuyobore, Kristo umuhamagare, umubwire ati ngwino uyobore ubuzima bwanjye, ngwino uyobore intambwe zanjye, ngwino uyobore ukubaho kwanjye. Nyagasani Yezu Kristo mu rugendo, kuko intama twabuze tuvuga niba ziri mu rwuri, hari ibisambo, hari abajura, hari ibirura bishaka kuza kuziba, kuko nawe udafite imbaraga. Iyo birura, ikirura gikuru ni shitani, ibirura bindi, ibinyoma, ibyago byose, ibyo byose ni ibibi byose bishobora kugutera muvandimwe. Ibyo byose nibyo twakwita umwanzi. Yezu rero iyo wemeye kuyoborwa nawe, agukingira ibyo byose, akakurinda. Murabona uburyo amatungo kugira ngo agire ahantu aruhukira ku mugoroba, yavuye yenda mu rwuri, uburyo cyangwa se bahari mu rwuri, aho ngaho nyine uburyo haba hazitiye neza, atunganyije. Yezu nawe ameze gutya, tubemo hagati, twe kunyura, twe kuguma hanze, bana b'Imana. Kandi uwo muryango ni umuryango w'abana b'Imana nka Kiliziya tugomba kugumamo. Yezu akadukingira, Yezu akatubera ingabo idukingira abanzi n'ibyago ibyo ari byo byose. Nibyo koko umuntu mu buzima bwe ashobora guhura n'ibigeragezo bituma iteka gukurikira Kristo bigorana. Hari abarwara igihe kirekire bagaherayo, hari abahura n'ibigeragezo bitandukanye by'ubukene, hari abahura n'ibintu. Buri muntu muri twe azi ibimushuka cyangwa se ibimwosha cyangwa se ibimubuza epfo na ruguru, bigatuma iteka atemera kuyoborwa na Yezu Kristo. Ariko muvandimwe, icyo nakubwira ahubwo, icyo gihe wakomerewe nicyo gihe cyiza cyo kuwunda, cyo kuguma hamwe. Twongeye tugaruke kuri ya Zaburi ya 23 ivuga ngo nubwo nanyura mu mpanga z'urupfu,
nta kizantera ubwoba, jonoke okema, ntacyo ninya, ngo kubera ko wowe umbereye ingabo inkingira, kubera ko ari wowe unyobora. Nibyo koko umukristo uwahisemo Kristo, abahisemo kuyoborwa na Kristo, ahora iteka ntacyo atinya, kubera ko abazi ko nyine Kristo ari we umurwanirira. Ushaka kwirwanira, Kristo azarwana iteka mu mwanya wawe. Kristo Yezu nakuzwe. Maze nukomeza kuba uwa Kristo, uzamera nk'abandi twumvise mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana intumwa, babandi bamesha amakanzu yabo maraso y'intama, babandi bari bambaye ibyererana, ngo nuko abona imbaga nyamwinshi bavuga indimi baturutse mu ndimi zitandukanye, mu moko atandukanye, mu bihugu bitandukanye, mbese impande zose z'isi basingiza Imana. Abo rero ni abatsinze. Ni nayo mpamvu nawe nkwifuriza kuzatsinda muvandimwe, kimwe n'abariya nawe uzababemo, maze ineza, urukundo n'impuhwe n'imbabazi bya Nyagasani Yezu Kristo bihorane nawe n'abawe bose. Urakoze Nyagasani Yezu, urakoze kubana natwe kuri uyu munsi. Turashaka koko gukomeza kuba intama nziza, intama zikumvira, zumva ijwi ryawe. Hari byinshi bitujyana kure, ariko uyu munsi turagusaba imbabazi Nyagasani Yezu. Ngwino ko ukomeze uturinde, ngwino ukomeze udukingire, ngwino ukomeze uturwaneho ubu n'iteka ryose. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe, binyuze ku buvunyi bw'umubyeyi Bikira Mariya ushobora byose, n'abaho mu Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Dominique i Roma. Mwese mbifurije umunsi mwiza w'icyumweru.